Nongere nguhaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Ve'Yaakov Ba'Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilochot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba uko ikiremwa muntu gishaka guhindurwa imashini muntu nibyo tugiye kureba uyu munsi, iyo bita cyborgs, kugira ngo umuntu azahindurwe imashini ajye ayoborerwa iyakure. Ese ibintu birashoboka cyangwa ni inzozi? Reka turebe ibyabyo. Mbaha ikaze rero ku ijambo ry'umwimerere. Nkambanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bakunda kwita Kristo. Nkuko maze kubibabwira, tugiye kureba imashini muntu ikataje igiye kuza mu minsi iri imbere. Ese ibintu birashoboka cyangwa ni inzozi? Turebe ibyabyo. Mbanze mbashimire rero abakomeje kwiyandikisha, subscribe namwe mutari mwiyandikisha. Ni iby'agaciro, biranyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntuzabona Imana. Shaka ukuri, kunda ukuri, usangize abandi ukuri. Niba nta kuri kuri muri weho ntuzigera ubona Imana. Nakubwira nti rero, kandaho like kugira ngo ukuri ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Kandaho like tuzamuke turebe iby'iyi mashini muntu. Tuzi ko Satani afite umugambi mugari wo gufata abantu akabahindura imashini muntu. Ariko Imana nayo twizera ko izakoresha ubushobozi bukomeye cyane ikazahindura umuntu kugira ngo abashe kurwanya izo gahunda za Satani. Ariko se iyo witegereje mu byahise kera ukareba uko ikiremwa muntu cyagiye gitsindwa, ni ukubera iki Imana yaturetse kugira ngo Satani atwigabize? Ariko nanone umugambi wa Satani nawe ntabwo ugera ku ntego zayo. Satani nayo yakomeje itsindwa, ariko ntabwo iva ku izima. Kuki Satani itava ku izima? Katurebe rero uko Imana izaha muntu ingufu nk'iza Kristo, kugira ngo umugambi wa Satani ukubitirwe ahareba inzega burundu bidasubirwaho. Ibyo bintu bizaza byanze bikunze. Reka turebe rero. Ibi ni ibintu rero bikomeye cyane, birimo ubuhanuzi, birimo uko tugomba kwinjira mu mwuka, birimo n'ibijyanye n'iminsi ya nyuma n'ubuyobe buzatera mu minsi ya nyuma. Ariko tukaba tuzi ko Imana izadushoboza ikoresha imbaraga zayo n'ukuboko kwayo gukomeye cyane. Twinjire muri Bibiliya rero turebe gahunda ya Satani, uko Satani ashaka guhindura muntu, ikiremwa muntu akagihindura nk'imashini muntu. Wibuke ko mu Byahishwe baratubwira ngo icyuma ntigishobora kuvangwa n'ibumba, ntibibaho. Imashini muntu rero ivuze iki? Imashini muntu ni gahunda ya Satani yo gufata umuntu bakamuhindura bakoresheje ikoranabuhanga, bakoresha uturemangingo, bakaduhindura, noneho abantu bakora nk'imashini, bakaba nk'imashini. Ariko nyuma y'ibyo byose umugambi bafite ni ugukuramo ya Mana ikurimo muri weho. Wibuke hari video nagize kwereka Pentagon, ni nkaho twavuga ari Minisiteri y'Ingabo ya Amerika, bari gutanga amasomo kuri university imwe. Iyo video wayireba ukaza kuyireba, irahari, wandikemo Pentagon, batanga isomo ry'ukuntu bagomba kuvana Imana mu bantu. Birahari, babivuze ku mugaragaro, babivuze mbere za Covid, harashize nk'imyaka 2-3 mbere ya Covid, bavuga ko gahunda yabo bafite ari ugukura Imana muntu iri mu bantu. Barabitangiye, ngira ngo ibyo bintu murabizi. 2019 bamwe mbona babambaza ngo 2019 habaye iki? Ndababaza nti se mwari muri sinzi aho bari. Ibi tubisanga herero, tubisanga mu Itangiriro 3:5 mbere. Wibuke ibyo kureba bizaba mu iherezo, usubira iteka mu Itangiriro, ujye mu Itangiriro 3:5 urebe uko babigenje n'ubu niko bashaka kugenza. Icyo gihe rero Imana iratubwira ngo bizaba bimeze nko mu minsi ya Nowa, nabwo bagerageje kugira ngo bahindure uturemangingo twa muntu, nkuko tubisanga mu Itangiriro 6:2 kugeza kuri 4. Ubwo abana b'Imana babonye abakobwa b'abantu babona ni beza cyane, ibyo bihangange biraza, noneho bifata abo bana b'abantu bibagira abagore babo. Urumva rero baravanze kugira ngo twaturemangingo twa muntu dusanzwe baduhindure. Ariko Imana yakinze ukuboko iratabara, nibwo yateje wa mwuzure tuzi wa Nowa.
gahunda ni iyihe rero? Bafite gahunda yo guhumanya, ni nko kuvuga inkomoko ya muntu, amaraso ya muntu bakayahumanya, noneho kugira ngo bakumire. Na kera icyo gihe bakumiraga nde? Bakumiraga umucunguzi Masaya Yeshua HaMashiach, ariwe bashaka gukumira kugira ngo ataza. Niyo gahunda bari bafite. N'ubu ngubu nabwo bari gukumira abantu, bashyiramo ibyo bintu mu bantu kugira ngo bwa bubyutse Imana izongera gukora mu bantu butazongera gushoboka. Uyu munsi rero barashaka guhumanya uriwe, ya shusho yawe igusanisha n'Imana na gahunda yawe ya nyuma y'ubuzima. Urumva rero bamaze kuguhindura, bakaguhindura uko Imana itakuremye, ya shusho y'Imana yakuremanye ikakuvamo. Noneho nyuma yo kuba iyo mashini muntu, ni ukuvuga ngo uzaba umugaragu wa Satani ubuziraherezo. Niko bibeshya, niko batekereza, ariko nanone Imana izatabara byanze bikunze. Wibuke ko Imana yaratabaye irokora Nowa n'umuryango we, barokoka ari abantu 8, ubuzima burongera butangira kugeza n'uyu munsi. Ese Imana yaba ifite gahunda yo kuzakoresha ukuboko kwayo gukomeye kugira ngo idukize aya makuba? Urumva umubisha arakomeza agerageza uko ashoboye kose akoresha ikoranabuhanga kugira ngo ahindure abantu, ariko Imana nayo izaduhindura iduhe ubwiza, ubwuzu buzaganza ububi bwa Satani ashaka gushyira mu bantu. Gute rero Imana izabikora? Imana izaduha, itwambike imbaraga nshya, iduhe ubwenge bushya, umutima mushya. Wibuke Imana niko itubwira. Reka dusome mu Bakorinto ba mbere 15:51-52. Tuzahindurwa mu kanya gato ntako guhumbya, icyo gihe nabwo wa munsi wa nyuma nunagera, nibwo n'abazutse bazazuka, twese tukahindurwa, twambikwa umubiri mushya udasaza, udapfa. Satani izi gahunda z'Imana arazizi rero. Niyo mpamvu ashaka gutanguranwa mbere y'ibihe kugira ngo arebe ko yakumira umugambi w'Imana, ariko ntibishoboka. Bavuga ngo rero ibintu byo bashaka gushyira mu bantu, Imana izaduha consciousness, nk'ububyutse budasanzwe ku buryo tuzamera nk'uko Kristo zirambaraga yari afite. Turabyizera ko bizagenda. Abari mu bubyutse, bari mu kuri barabizi. Icyo gihe tukazava kugupfa tube tugipfuye, ariko abantu bazabaho ubuziraherezo. Some mu Bakorinto ba 2:5 urimo kujya kuri 4. Cyagiye dutegereje cyo kwambika umubiri udapfa, nicyo dutegereje, kandi Imana yabidusezeranyije ntabwo izisubira ku ijambo ryayo, nubwo Satani yagerageza ate uko ashoboye kose. Ubu nibwo bubyutse, niko guhinduka nyako dutegereje. Satani rero azi ko byanze bikunze Imana imara kugihindura tugize umubiri udapfa, ntabwo noneho azongera kwinjira wa mubiri uko abishatse, nk'uko byagenze 2019-2021, kuko izo mashini ntago zazishoboye kwinjira mu muntu. Niyo mpamvu ubona Satani avuga ati giye niki, byanze bikunze nintinda gatoya ntabwo bizaba bishobotse. Nukubera iki rero Satani akomeza agerageza? Ubaza inshuro zose yatsinzwe. Satani yatsinzwe, ariko ntabwo yasenywe, ntabwo yaganjwe burundu. Ntabwo ari burundu, ntabwo iri burundu. Burundu bizaba nyuma. Ni nkaho yatsinzwe, anagwa ku isi. Imana ivuga iti uragoye wasi we, weho unazweho Satani. Ibyahishuwe 12:12. Satani azi neza ko igihe cye ari gito. Niko nabikubwiye, nabikomoje ko ni ibintu duhoramo buri gihe, ubuze ukuntu bikurikirana. Satani azi ko igihe cye ari gito, niyo mpamvu ubona ari kwihuta amasigamana. Matayo 25:41. Ni ukuvuga ngo wa muriro utazima utegereje Satani. Satani arabizi. Noneho Satani akavuga ati aho kugira ngo nzagende njyenyine, reka nzajyana n'imbaga. Niyo mpamvu ubona ashuka benshi cyane. Ubwiyemezi n'ukwiyumva bituma Satani atarekeraho, agakomeza ahubwo ahatiza kugira ngo ariko byashoboka. Tubisanga muri Yesaya 14:14. Ni hamwe avuga ati njyewe nzazamuka mere nk'Imana izumba byose, nicare ku ntebe y'Imana mere nk'Imana ishobora byose. Nicyo cyane mu mano mu ijuru. Nuvuga ngo hano ubwiyemezi bwe, kwiyumva, biramuhuma, bigahuma n'abantu benshi. Satani yaba n'abambari be bose bakomeza batekereza ko byanze bikunze
bazatsinda batanatsinda bakazajyana n'imbaga nyinshi cyane mu irimbukiro. Ese ni gute ikiremwa muntu cyagiye kirokoka tukaba tukiriho n'uyu munsi? Dufate urugero kuri Nowa. Za DNA zari zarinjiriwe nk'uko tubisanga mu Itangiriro 6, ariko Nowa yari umunyakuri ukunda Imana, umunyamwuka, noneho amaraso ye ntabwo yari yarandujwe, akaba ari bwo Imana yamufashe iramukoresha kugira ngo ikize ubwoko bwayo. Yemeye gukurikira Imana, yubaka inkuge, aba ariyo iba kurokoka kwa muntu. Tujya no kuri Mose, uko yashoboye Farawo akambutsa ubwoko bw'Imana, tubisanga mu Kuva hariya muri Egiputa mu Misiri. Habe ibitangazo bikomeye cyane ubw'Imana yambitsaga ubwoko bwayo inyanja itukura. Mose kandi akora ibitangazo bikomeye cyane, hari bya bindi navuze muri video ishize, hamwe inzoka byaje imira utundi tuyoka twose tw'Abanyegiputa bivuye mu nkoni, urabyibuka. Twongera twabisanga mu Kuva 8:18. Bapfumu ba Farawo ngo bavuze bati reka natwe dukora ibikorwa bimeze nk'iby'Uhoraho. Imana irabimwereka, yereka Mose. Mose afata ya nkoni imira twa tuyoka twose twaba bapfumu kumaze kubikubwira. Hari Kristo kandi. Kristo nawe yatsinze urupfu, urabyibuka. Bamubambaga ku musaraba bibeshya ngo baramurangije. Wibuke mu Ivanjiri ya Mariya Madalena nagusomeye ko Kristo yavuze amaze kubonekera Mariya Madalena ko bariya bamugambaniye bamwishe, ahubwo bamukizaga umutwaro w'uriya mubiri yari yambaye. Ntibari bazi ko bari gusoza gahunda zo kugira ngo ave mu mubiri mubi, noneho yambare umubiri udapfa, ajye mu ijuru asoze gahunda ze. Umva rero intwaro ikomeye ya Satani, bazi ko ari urupfu, kandi noneho Satani yatsinze urupfu. Intwaro yayo ikomeye niba yatsinzwe nta kindi kintu basigaranye. Mu Baheburayo 2:14, nubwo urupfu rwatsinzwe, ariko Satani we aracyahanyanyaje, kubera ko ntabwo urubanza rwa nyuma rwari rwaba rwa Satani. Urumva rero Kristo adupfira ku musaraba biriya kwari gutsinda urupfu mu buryo tutabona. Umuntu ashobora kuvuga ati urupfu ruriho abantu barapfa. No, umubiri iyo uvuye mu mubiri ntabwo upfuye, ahubwo uba wiyambuye uwo mubiri wanduye, none ya roho ikurimo ikagenda igasubira kuwayihanze, yaba aho itegerereza. Wibuke bwa burinzi burindwi nakubwiye uko ihita itambuka igasubira aho yavuye. Ahantu noneho harabe mu mudendezo bafite ugukiranuka. Ibyo birangwa n'ibyo dukorana kuri nosi, twibuka wenda ibyo twanyuzemo, ibyo twakoze, cyangwa se bigatuma weho utaramenye ukomeza muri urwo uyobe, ntumenye aho uzagana. Icya kane, urusengero rwa mbere rwakoraga iki? Urusengero rwa mbere rwakoze iki? Urwo rusengero rutubwira iki? Abaroma bagerageje kuvana ukwemera no kwizera mu bantu bakoresheje ubwicanyi, bakoresheje ibintu nk'ibyo ngibyo, noneho bigatuma abantu bagira ubwoba, bajya ku bwoba, bakavuga bati turi mu rusengero, kumbi basenga ibishushanyo, basenga Satani batabizi. Ariko icyo gihe rero abantu nabo baragerageje barabica, ariko kubica kwabo ntikwatumye abantu bacogora, ahubwo bagize imbaraga nyinshi cyane, bagira ububyutse, noneho n'ibitangaza birakorwa cyane, abantu bararokoka kugeza na magingo ya abantu bagishima Imana. Nuko habaye uko kw'Imana gukomeye. None rero reka turebe ukuntu ibihe bya nyuma tuzabicika. Ibihe bya nyuma mbese tuzabicika gute? Ni ukuvuga ngo izo mbaraga Imana izongera isubize mu bantu bo kwizera, abizerwa. Imbaraga zizongera zitugarukeho byanze bikunze, nk'uko tubisanga muri Yohana 14:12. Ni ukuvuga ngo abantu bose banyizereramo muri njyewe Kristo, umwami Kristo, imirimo yabo icyo gihe byose n'ibyo bakora bazakora ibikomeye birushe n'ibyo nakoze, kuko nzaba narabahaye imbaraga zizabashoboza. Abaroma 8:19. Ni ukuvuga ngo ikiremwa gitegerejwe igaragazwa iyerekwa rya muntu, ry'umwana w'umuntu, wa mwana w'abantu bazaza bagakora ibitangaza, babandi bazahabwa imbaraga kubera umwuka w'Imana, kubera kwizera, kubera ibyo bakoze. Ni ukuvuga ngo rero tuzagira gute? Tuzagira umwuka uzatwuzura. Wibuke Imana iratubwira ngo muri icyo gihe nzafata umwuka wanjye
ukuboko kwanjye, umwuka wanjye nywushyire ku bantu banjye, noneho abantu bazagira imbaraga n'ububasha burenze imbaraga z'umurengera, ku buryo Satani adashobora kuzagera imbere y'izo mbaraga z'Imana izaba yaraduhaye. Kugaruka k'umwuka wa Kristo rero nko kurangiza gahunda neza nabyo biraje. Tubisanga hehe? Mu Byahishuwe 19, 11, 16. Umunsi umwuka wa Kristo uzagaruka, uzatugarukaho none twongere tugire imbaraga z'umurengera, no dutsinde Satani, dutsinde burundu uwo mwanzi mubisha, umwami w'umwaga ushaka kuzana imashini mu, noneho ibyo bintu byose bizagenda nka nyumbere. No kuvuga ngo yes, hari abazakurikira uwo mujyo wo kujya mu mbaraga za Satani n'imashini muntu yazakora, hari n'abazabyanga. Icyo gihe Imana izatanga imbaraga ku bantu batazabyemera ibyo bintu. Wibuke ko umuntu uzafata umubare, ikimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa, uwo nguwo azahita akurwa mu gitabo cy'ubugingo byanze bikunze. Niko ijambo rivuga. Uramenye rero, kuko no mu maherezo, impera y'ibi bintu, amaherezo yabyo nuko Satani azafatwa, akabambwa, agashyirwa hehe? Agashyirwa ikuzimu, nk'uko tusanga mu Byahishuwe 22. Nuvuga ngo rero Satani azafatwa, noneho azirikwe imyaka 1000. Wibuke ya myaka 1000 Kristo azatikana nabe abera. Satani nyuma y'imyaka 1000 azongera ahamburwe, namara guhamburwa agaruka ashaka kuyobya abandi, noneho atsindwa burundu, ariko filimi zizinga. Nkaba nkubwiye rero ngo itwara utya. Ijambo rya nyuma nakubwira, wigira ubwoba. Wigira ubwoba bw'ejo hazaza, ahubwo ba ejo hazaza. Impera y'ibintu ntago ari mbi nk'uko tubyibwira, ahubwo n'ubwiza bw'Imana buziyerekana. Kuko ibyo Satani ashaka gukora abantu ngo abahinduremo imashini muntu, Imana yidufitiye umugambi wo guhindura umubiri wa muntu umubiri w'ubwiza bw'Imana, nk'ubwiza buri muri Kristo. Dusome rero muri Yesaya 61:2. Haguruka, byuka, reka urumuri rwawe rwake, kandi ube urumuri umurikira benshi. Wa mwijima watwikiriye isi ugende nka nyombere, kuko Yesu Kristo watuvukiye, umwami wacu umukiza, Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo, ari muri twebwe. Bwa bwami buri muri twebwe, kandi n'umwami wacu ari muri twebwe. Kubw'ibyo Satani ntashobora kutuganza, ntago bishoboka bibaho. Ndabashimira abo twabanye, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Namwe mukomeje kwandikisha subscribe, ndabashimiye cyane. Nawe utarandikisha subscribe kugira ngo ubutumwa musangize abantu benshi cyane, ukande like, ntubyiherane, ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, hato abantu batazahindurwa mu mashini muntu ngo ntibabwiwe. Kuko gahunda Satani afite yo kurimbura ikiremwa muntu, yo gufata abantu akamanza akabagira mu mashini, noneho nyuma akabagira abacakara b'ibihe byose b'ubuziraherezo, niyo gahunda bafite irimbanyije. Ariko Imana natwe dufitiye gahunda nziza. Yimenye rero ibyo bintu zabyirinde. Nimba bya 2019, 2020 byarakunyuze muri humye, ibi ngibi nizere ko noneho ntacyo uzitwaza, warabimenye, ntuzavuga ngo ntabwo nari mbizi. Nkaba mbashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.